nibyo shampiyona mu gihugu cy'ubwongereza iyi weekend yarakinwe tugiye kuganira kuri Arsenal, Manchester City, Man U, ariko kandi kuwa gatandatu ikipe ya Burnley na Bournemouth banganyije ubusa ku busa. Sunderland itsindwa na Brighton igitego kimwe ku busa. Arsenal yatsinze Everton ibitego biri ku busa. Chelsea itsindwa na Newcastle igitego kimwe ku busa. Ikipe ya West Ham United yanganyije n'ikipe ya Manchester City igitego kimwe ku kindi. Bukeye bwaho ku munsi w'ejo ku cyumweru Crystal Palace na Leeds banganyije ubusa ku busa. Manchester United itsinda Aston Villa ibitego bitatu ku gitego kimwe. Nottingham na Fulham banganya ubusa ku busa. Hanyuma ikipe ya Liverpool inganya n'ikipe ya Tottenham igitego kimwe ku kindi. Ngiyi imikino yakinwe kuwa gatandatu ndetse no ku cyumweru muri shampiyona yo mu gihugu cy'ubwongereza. Ikipe ya Arsenal yatsinze Everton ibitego bibiri ku busa kwizigira. Ndagira ngo duhere mu mibare ubundi tujye mu kibuga na rugaju. Ibitego bibiri bya Gyökeres ndetse n'igitego cyaje mu minota y'inyongera cya Dowman ku munota wa karindwi w'inyongera. Arsenal ubu ishyize hagati yayo n'ikipe ya Manchester City amanota 9. Ariko kandi niba uri imibare iratubwira iki kugira ngo tujye mu kibuga? Ni imwe muri match zateye ubwoba abakunzi ba Arsenal kuko bagerageje kuba dominant. Yari ikipe iri mu rugo. Arsenal niyo yari yakiriye umukino, gerageza kudomina mu nguni zose mu buryo bw'imibare kanze minyuremo, ikina neza, irigerageza kudomina ariko igitego irakibura. Arsenal abakunzi bayo batangira kwishidikanyaho, batangira kongera gushidikanya ku ikipe yabo. Ku munota 89 nibwo Victor Gyökeres yatsinze igitego nta nkuru. Abakunzi batangira kugenda baruhuka bavuga bati byakunda. Igitego cya Dowman ni kimwe mu bitego byiza cyane cyatsinzwe n'umusore w'imyaka 16. Contre attaque Everton igiye kwishyura rwose ku munota wa nyuma, n'umuzamu yazamutse yaje nawe gushaka igitego. Ikipe ya Arsenal yakoze clearance rimwe gusa. Dowman acenga abakinnyi babiri ba Everton aragenda. Urushundura rwari rurangaye, nta mukinnyi n'umwe wari uhari, nta muzamu wari uhari, bose bagiye gushaka uburyo bwo kwishyura igitego. Batsinda igitego cya kabiri gisilinga intsinzi abakunzi ba Arsenal. Imitima yururuka ariko noneho bijyana n'ibyishimo bidasanzwe byo gutsinda match muri ubwo buryo no kubona igitego cyo ku munota wa nyuma kiryoshye nk'uko cyari kimeze. Arsenal ikipe itari yahindutse mu by'ukuri. William Saliba na Gabriel Magalhaes bari mu mutima defense. Calafiori yarari kuri gatatu, Horian Timber kuri kabiri, Zubimendi na Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze, Noni Madueke. Hanyuma babanza kwataka Kai Havertz. Hanyuma ikipe ya Everton ngira ngo abakinnyi bahise buri abantu bazi cyane ni Iliman Ndiaye, bazi Jordan Pickford umuzamu, bakamenya na rutahizamu Beto. So mu buryo bw'imibare rero nubwo navuga nyine ko byagoye Arsenal cyane. Arsenal yaregereje amashoti on target 7 agashaka igitego. Bari bagereje amashoti 9. Ubwo n'uvuga ngo muri umukino byose hamwe bateye amashoti 16. 9 atagana mu izamu, 7 agana mu izamu. Hanyuma hari amashoti yandi 9 yabaye bloke. Ubwo abaye amashoti 25. Kipe ya Arsenal yari yabonye corner 8. Kipe ya Arsenal yari yihariye umukino ku kigero cya 65%. Urumva icyo bita forward square yadominaga ikipe mu nguni zose. Ikipe ya Everton yagereje shot on target 3 nziza cyane. Ikipe ya Everton igerageza amashoti 2 atari on target, bagereza amashoti 4 yabaye blocked. Vuga ngo bose mu mukino mu gihe Arsenal yateye amashoti 25, Everton yateye amashoti 9 gusa. Yari ifite possession 36%, hanyuma ifite na corner 3 mu gihe Arsenal yateye corner 8. Mu by'ukuri urumva nk'ikipe yari yasuye iri Emirates, abafana benshi cyane ku ikipe ya Arsenal n'ubundi isanzwe iri dominant yo urutonde rwa shampiyona. Arsenal yadominaga inguni zose z'umukino ariko birangira n'ubundi n'umukino inawutsinze. Biba ibyishimo bisendereye ariko mbere hari habayemo kwishidikanyaho nanone no kongera kwinuba ku bakunzi b'ikipe ya Arsenal. Ibyo byishimo byarasendereye ariko nanone bavuga bati
uwo duhanganye aracyafite umukino w'ikirarane mu kanya afite n'umukino ese ay'icyenda araza kugumamo cyangwa araza gukuramo atatu siko byagenze kuko ikipe ya Manchester City kwa West Ham yahise ihanganyiriza igitego kimwe ku kindi nyamara ariko ikipe ya Manchester City yatangiye ifungura amazamu igitego cyiza cyane cya Bernardo Silva wabuze n'uburyo agiserebura ku minota 31 ku minota 35 ntabwo yabahaye umwanya wo guhumeka Pep buri mwanya yari ari kuri telefone avugisha abari kuri pitch ariko Mavropanos ahita yishyura iki gitego Manchester City yagarutse mu gice cya kabiri shaka igitego harandarabira tumuzamu match irangira ari igitego kimwe ku kindi Rugaju ubu itandukaniro ryabaye amanota 9 nubwo ikipe ya Manchester City gifitemo umukino w'ikirarane w'umunsi wa 31 ibi biragarantisa noneho wari umaze iminsi ubwira abafana ba Arsenal uti mwinjoyinga intsinzi ku yindi ngewe rero Man City imaze kunganya n'icyo kintu ese nibuka cya Rugaju ni mu rugo ndabwira abafana bane Rugaju ibintu yababwiye nyamara birimo birajyamo noneho ngira ngo araza guhindura imvugo noneho ejo yiriwe yambaye akagezi ka Arsenal ubu biragenda noneho ubu waba ugeze ku kurenga kwinjoyinga moment intsinzi ku ntsinzi noneho igikombe kirimo kiregera Emirates ku kigero nk'icya 70% Arsenal iregera igikombe amakosa yagombaga gukora Man City niwe yabakoreye kuko ziriya crucial moments z'iminota hejuru ya 85 igihe Arsenal yari ifite ubusa ku busa n'ubundi bya Renvers umuntu yatekerezaga atese ninganya Man City kaza gutsinda byagaragaraga yuko mu by'ukuri bisa naho birangiye ariko ikigaragaza yuko umuntu nyine aba ari umunsi wawe aba ari igihe cyawe aba ari sezo yawe umwana w'imyaka 16 abagabo byabananiye kuri ubu ngubu mu Bwongereza mu byitwa safeguarding mu buryo bwo kugira nyine ngo baproteje abakinnyi bakiri batoya ngira ngo ibyo bintu FIFA igibitangira n'amahugurwa nanjye narayakoze mu kuproteje abana safeguarding rules uyu ntago aba yemerewe kuba ari muri dressing room n'abakuru be warubize we ntago yamburira imyenda aho bari bura ntago yamburira muri dressing imwe na baboka yosaka bamujyana ahandi none se tekereza gahunda zahangaha mu gatuza ezo ziroroshye ziriya nta cyangwa ziriya gahunda zindi zaho hafi ya ntunkupeza kibibonye kiriya gipeti urumva we kitavuga ati aba bantu mbana nabo ni bantu ki reka abazungu detaye zose baraziba ajya no ku ishuri yagenda akajya kuganira n'ibiganiro yego n'ibiganiro n'amagambo nabo baba bavuga urumva nk'abantu bubatse bafite abagore bafite wenda n'ururimi bavuga umwana mutoya wenda batabashaka ko yumva ubwo bigenda gute bafite kandi bagira dressing room nyine bamujyana ahiwe bamuhereza ahantu nyine acenjingira ahindura akaza aje kumva amabwiriza iby'umutoza nta nubwo ari ukumwizora ababizi yuko mu byo guhindura imyenda ntabwo afitemo ntuza nyine no gukora dushe ntabwo afite ahantu afite ahantu he nyine ahindurira akaza agahura n'abandi muri dressing room ubwo tumye nibaza rero ikintu Nyarugenge ese Nyarugenge vestiaire zacu zifitemo ako gace ariko barabyize muri ferwa farima abantu benshi kubyiga se niko kugira aho mubikorera none se nko kuri Kigali pere wabigenza ute kuko nka pere ifite abana igizamura ivana mu ntare za Marine zifite abakinnyi bakiri barasa n'abagejeje 18 bafite ufite 18 nta kibazo uyu nguyu nuko ari under age uyu ntago afite imyaka Pascal bo muri Reyo burya bajya Pascal kiragiye burya ari muri Reyo yagomba kuzajya bikorerwa ariko bamushoraga nyine mu bandi akavuga ati ambura shaka ambura ubareba nawe muganira so uyu mwana rero mu by'ukuri Arteta yamusobanuye mu magambo meza nakunze yavuze ngo it's not only the goal that he's called ntabwo ari igitego yatsinze gusa I think he changed the game ati ntekereza ko ahubwo ariwe wahinduye umukino every time we got the ball igihe cyose twabaga dufite umupira he made things happen yakoraga ibintu ubona bikora impinduka it looked like we were more of a threat byasaga nkaho tugoye adversary tugoye over threat duteje adversary tubashyize mu kaga
to do that at that age gukora ibyo bintu rero kuri iyi myaka umva igikomeye in this context nicyo gikomeye noneho mu bihe nk'ibi ngibi with this pressure kuri iyi pressure yo gushaka igikombe cya shampiyona it is just not normal ntabwo ari ibintu bisanzwe cyane ko yamuzanye ku munota 74 batarabona igitego cyane niba umwana mutoya nk'uriya ashobora gufata ikipe ya Arsenal babukayo byabananiye ibintu bose bari kuvuga ngo biranze igikombe gishobora kuba kigiye kugenda agahindura cross ya mbere umuzamu nabashe gukora ku mupira kugeza inkapa ugaruye mu izamu hanyuma Victor agatsinda hanyuma akongera agakora counter nk'iriya akerimina abakinnyi babiri ku muvuduko nk'uriya ikintu gitanga akagenda bimaze iminsi agatsinda bishinjwa Arsenal kidatsinda ibitego nka biriya abantu bumve uburyo igitego cya Dowman ari igitego cyiza cyane icya kabiri imbere ye umukinnyi bagendanaga banimye atakari babiri Miyakolenko ku myaka afite 16 n'iminsi 73 twari twiteze ko umudefanseri wa mbere akiza Everton ari buhita yikuraho umupira kuko urumva imyaka afite Martinelli urakoze cyane uvuga ngo igihe yazamukanaga umupira twese twibazaga ko nako icyemezo ubundi umwana w'imyaka 16 yagafasha ni ugutekereza ati grand frère niwe yabikora neza kumurusha cyangwa se ntaza kubibura bitaza kumvira bakawumura bakadusubira nkaza kubibaza ariko gufata icyemezo cya kigabo akavuga ati ubwaje ndamucenze akongera agasunika umupira akavuga ati ndagusiga akarenga umudefanseri umwe babiri agasigara n'izamu rirangaye icyo nicyo rero umutoza yise in that context nyine uko kuntu byari bigoye iyo pressure icyo gitutu uburyo ari ibintu bidefinisa ufite amahirwe ku gikombe nimutakaza Man City gatsinda irabajya imbere kuko mwakinnye imbere yayo ntimuzi ibyayo uko biza kugenda ukabasha rero nyine guhandoringa iyo pressure icyo gitutu ukabasha guhindura umukino ku bitego bibiri byose kimwe ukakijyamo hari ikintu ukakitsindira mu by'ukuri uyu mwana yabaye story ariko ntibikuraho ko agomba kuba yitegura kujya gukora ibizamini kimwe n'abandi bana bose yagiye ku ishuri ubu tuvugana ari ku ishuri cyane yaraye akora homework mwarimu muri hejuru bari no mu rugendo bagomba kujya muri Amerika n'abandi bapeti mu makampu y'amakipe 47 azajya muri Amerika gukora ayo kampu nawe ari mu bana bazajya muri kampu nk'abandi so ubwo rero icyatangiye kuvugwa cyatangiye gusabwa Arteta n'abandi bose ni ukureba ukuntu uyu mwana muto cyane wahinduye ibintu watangiye kuba headlines mu bitangazamakuru mpuzamahanga agomba kuba protected agomba gufashwa kugira ngo ibi bitaza kwangiza mu by'ukuri urugendo rwiza rwa kariyeri nziza uyu mwana ashobora kugira bavuze ngo akazi gakomeye cyane saka ibitego yatsinze the work is to protect him kugira ngo noneho atangire ategurwemo umukinnyi uzaba igitangaza ariko ntazicwe ko twagiye tunabibona n'icyo kintu nyine cyo gutangira kuvugwa ari muto kwamamazwa ari muto noneho hari ibintu wenda abantu banavuga nk'ejo bundi mu myaka 2 kubera izi forma afite ashobora guhita asinya kontra irimo amafaranga menshi kuko azaba afite noneho n'ibyo baheraho bifatika graduation iyo azayikora muri Arsenal ibyo nta kibazo kirimo ariko noneho uyu ni umuntu uba ugeze kuri faze atagishaka kwitwa umwana aho abantu bavuga ati ntemerewe akabyere atari ku muntu azabura babakobwa bigiye hejuru gatoya mu myaka bamwe ati reka ngewe ngere kuri kasitowa nkazane unyureho mu rugo turebe ukuntu tuganira duciringa so hari ibintu rero byinshi byo kumukoraho kugira ngo akomeze gukora neza cyane anyway akazi yakoze rero kari kagoye cyane niko kaje kugora abo bari bahanganye ba Man City gusa wenda mbere yuko dusoza reka tuvuge gusa kuri records z'uyu mwana kuko niyo kuvugaho gusa Arsenal yatsinze nta byinshi tuvuga Max Dowman umva ukuntu yazamutse muri Academy ya Arsenal wumva ukuntu nyine icyo bita taraye iri pure iri pira ari ikintu kidashidikanywaho ni ukuvuga ngo uyu mwana afite imyaka 13 gusa yaragiye muri under 18 ya Arsenal urumva yakandagiyemo ari munsi y'imyaka 5 ugereranyije na bagenzi be ku myaka 13 umuntu umugabo musikawutinze afite imyaka 4 yamubonye gutya ari gukina afite 4 years afite imyaka 4 kwa kundi umwana wakiri muto cyane
ese ubwo imyaka ine muzi ko nari umwana mutoya cyane aramureba abwira Arsenal ati hari umwana nabonye ufite controle idasanzwe ku mupira abana bose nyine baba bakina muri faze none ni imyaka mike cyane iyo nta nubwo iba yakagize irindwi ngo utangire byibura baba bafite n'aho batsinda nyine nta adversary bagira initiation iba yagatangiye neza initiation itangira ku myaka 7 nta adversary bagira imyaka ine afite akabaro gato kamwe ariko ko mu rugo yirirwa agendana kontrola akareba ukuntu awutwara umugabo wamubonye bwa mbere niwe abwira Arsenal aravuga ati nyamara uno mwana mushatse mwagana na famiye ntazabacika Arsenal aravuga ati ntacyo bidutwaye reka uyu mupeti dukurikirana ibye akigeza rero imyaka 7 kimwe n'abandi bana nyine kuko usanga kenshi ariho amakipe afatira nibwo yaje ariko baramonye ku myaka 4 hanyuma afite 13 nibwo yagiye mu batarengeje 18 noneho afite 14 yari akinnye mu mwaka umwe mu batarengeje 18 bahise bamukira mu batarengeje 21 afite imyaka 14 yagiye gukina mu batarengeje 21 ubwo urumva ko icyo gihe bamurushaga imyaka ingahe 7 kuko urumva niba ari under 21 haba harimo afite 20 ubwo urumva bamurushaga nk'itandatu 19 gutyo hanyuma afite imyaka 15 murabyibuka bwo ni byabaye muri ino sezo nibwo yahamagawe muri ekipe nkuru akorana na ekipe ya Arsenal pre-season abantu banabona kakana tara yako baravuga ati uyu mwana ntasanzwe bivuga ngo mu myaka 2 ishize akoze urugendo ruva muri under 18 under 21 kugeza ageze muri Arsenal nkuru iyi rero iba ari tara yivugira idasanzwe nta gitangaza rero kuko bashobora kuza agahindura ibintu nka biriya abenshi banavugaga bati imikinire afite ahantu yihariye niwe muntu ufite ikintu cyo kuba playmaker ubundi buriya nubwo yinjemo abantu bakabona asabira cyane ku ruhande ubundi akunda gukina ku 10 niwo mwanya we abantu bavuga bati rero ari gukinana na Eze wabonye yuko yagiye afasha gufungura ama espace na bagenzi bakabona aho bakinira bati niwe muntu ushobora kwanlokinga situation muri Arsenal kuri ikipe bakoze bloke ikabafunga mukabaraho muca ati yaba Eze yego aratsinda twarabisobanuye ariko ntabwo ari mwiza cyane mu kwanlokinga ama situation y'ikipe ya Barnya cyane nacyo cyagoye City turabigeraho Odegaard we ari mu mvune akavuga ati uyu mwana ahabwa indi minota muri no mikino 7 isigaye ati nibizajya bigorana ikipe yaparitse bisi kwa kundi bayagoranye mumushyiremo ari utangira kuzajya nyine yerimina kuko ibintu biri yazanye muri game ya Arsenal ikintu cya mbere no kwihutisha umukino kuko Arsenal yakinaga ibintu by'amastereotype bisomeka yego akundi Bukayo bahejeje uruhande bamupasa ukabona yigaroye hagati cyangwa se apasho kuranda gatera cross ukabona ibyo bari gukina we rero ikintu yazanye cya mbere niyo kongera rhythm of the game kwihuta kubera ko niba hari icyo kitwa tight space abakinnyi bafunze hatarimo umwanya uhagije wo gukiniramo niyo mpamvu bose bafata baro bakayikuraho kubera ko ntubufite aho guca ariko iyo mufite agakinnyi nkaka gashobora gucunga harimo akanya gato cyane kwa kundi ikipe yakoze bloke kakaza kagacenga abakinnyi 1-2 kakigizayo kakabona espace yo kwirukiramo ibyo ngibyo abasha nyine gukora byo gucenga 1-2 bari bamuhagaze imbere babandi bafunze muri tight space akanyuramo nicyo gifungura espace abandi bakiniramo icya kabiri usibye no kwihutisha umukino nubwo buryo nyine bwa creativity n'ubwenge bwinshi yagaragaje intelligence IQ yo hejuru seri tuko gitego cya mbere gukora ibintu biri unpredictable afasha umupira ari ku ruhande nta muntu gutekereza ko yatera cross amaze kwerimana umuntu hari abakinnyi nka 3 yapasa Arsenal kuko Arsenal yari gukina short passes iri kubanza gukora icyo kintu cyo kubaka kugira ngo irebe ukuntu yagera muri box ibone gutsinda agahita ari kuraboro nk'iri sharp yihuta atunguranye byaje ko byari igitego abantu bose bavuze bati vure mu uyu mwana ni umukinnyi ukomeye abantu bashimye ubushobozi orni byagize kuzamuka neza ariko ntiyazagera n'umutera amabuye kuko buri ushaka kumubona kuri match game hinduka bamubura ari umugabo witwa Obi yavuze ngo ntago bimva ngo ukuntu kuri match nk'iyi ngo umukinnyi ngo nka Dowman ari we ngo Arsenal ari gushyiramo ngo ese buriya ngo bidakunda ngo Arteta ari kwisobanuza kuko Arteta yavuze ati nge nabonye uko match meze numva Gats zinjemo Gats ni nk'ibyiyumvo bikuvamo nyine ukumva ikintu kiragukonvenka kirakubwiye ngo do this ati numvishe bimbwiye ko ari igihe cye nyine cyo kugira icyo ahindura ndavuga ati mumushyiremo so ibihe nk'ibi rero abakomeye nibyo biri n'intwari ubwo nyine wari umunsi w'Imana yari yagennye tuzamumenyera turamuganiriye Dowman ariko ejo bundi mu mezi 3 ashize twaganiraga Moha wo muri Liverpool n'ubu noneho yabaye umusitata muri match nubwo bayinganyije na Tottenham Hotspur kimwe kuri kimwe so ngira ngo
kwanariza Arsenal n'ubundi biba binashingiye kwanariza ikipe ya Manchester City ngira ngo Rigoga yari yashatse ko tunabijyanira iyo Man City nshaka kubijyanirana kugira ngo tuveho tuvuge gato no kuri Manchester United na Liverpool yatakaje byahaye umwanya Man U muri Big Four noneho muri sezo 2013-2014 nibwo byaherukaga ko ku munsi wa 30 ikipe ijya imbere iyo bakurikiranye amanota 9 ikanatwara igikombe cya shampiyona iyo kipe yari Manchester City igihe ni iki ngenda abona rwose urebye Man City wari ugiye kwanariza uko imeze ikipe ya Man City ifite ibibazo byinshi cyane ndagira ngo ntabwo ari analize zindi ndibugema ahubwo ndagira ngo rugaju hari post match interview ya Pep Guadiola ngiye numva ariyo twagira ikiganiro ariko n'ubundi ni nayo yatanga umusaruro iragaragaza how much those guys abakinnyi b'ikipe ya Man City n'umutoza wabo bamaze kuba frustrated kuri level ya nyuma uvuga ngo bari ku rwego rw'uko bamaze gupfa mu mutwe ku kigero cy'uko babona ko byagiye ngiye ntekereza ko ari naho abantu bakwiriye gushingira ikipe ya Man City ku munsi ikina kuwa gatandatu Pep Guardiola yari yarahanwe yego ntabwo yigeze atoza match yari ari muri stade akirangiza match ikirangira West Ham yabishyuye mu minota ya nyuma bamwegere itangazamakuru riramwegera baramubaza bati unganyije igitego 1-1 wari wicaye muri stand urabivuga hiki aravuga ngo it is perfect I love to be there I will complain more to the referees to get more yellow cards to go in the stands next time it will be 3 games banned I will try it again ati byari byiza kwicara hariya nanjye nkakurikira umukino nicaye muri stand ati nabikunze cyane ati ngiye kongera kujya mbura n'abasifuzi cyane kugira ngo bazongere banyicaze muri stand ati noneho ubutaha kubera ko ubu ngubu wari umukino umwe ati bazanyicaza imikino 3 ati nzongera mbigerageze urumva the position is much better so Howard Webb educate your referees because I'm coming urimo nabyumva urumva ati aho bari banyicaje hari heza ariko ubwo nuko binyega Pep arabwira cyane ati Howard Webb genda ufate abasifuzi bawe wigisha ati kuko ngiye kubazira sinzaborohera abantu baramubwira batariko wari wicaye muri stands ariko uhamagara kuri telefone bukanya umutoza witwa Papin Reinders aravuga ngo yeah we charged the phone battery before to full ngo iyi nibyo namuhamagaraga kuko twasharije telefone mbere ko match itangira urumva baramaze ati assess your side display kipe yawe wayibonye ikina gute ngo we were much better in all departments I'm so proud twakinnye neza cyane ahantu hose ati kandi ntewishema nuko twakinnye